narebye kuri YouTube kuwa mbere mbona ko Rombodo afite anniversaire ndavuga ntago nahabura byanshimishije cyane duheruka gukora ikiganiro mu mwaka ushize ntago twari duherukanye mu kiganiro hari inama yanziriye namenye ko agiye mu kiruhuko cy'izabukuru ndavuga ntago nahabura kugira ngo inama yangiriye ninjye noneho ninjye ugiye gukomereza ahagejeje rero niba ari ninjye ugiye gukomereza ahagejeje ngomba gushyiramo imbaraga nkakoresha inama yangiriye rero hano nasaba Dr. Antoine Rutayisire na mami bakaza bakakira impano hano n'abateguriye abantu bamwe bajya babwira abandi ko babakunda ari uko bapfuye bakazana indabo uwo muntu atabyumva atanabizi bakavuga ati umuntu twamukundaga pe kandi ntago ababyumva niyo mpamvu rero njyewe nabwiye Rutayisire ko mukunda akiriho mu cyimbo cyo kuzazana ururabo atarureba nduzanye uyu munsi umutaka usobanuye ibintu byinshi cyane noneho ururabo ruri hariya byose mfite ibisobanuro byinshi cyane sinzi ko nabivuga ariko ururabo rusobanuye ko impumuro ye n'ibyo yakoze byiza bizakomeza kudusakaramo twese uko twahangaha noneho izi karuvati ziriya mwabonye ni karuvati zisobanuye ko icyubahiro ukuntu tumwubaha bizakomeza kutubamo tugakomeza kumwubaha nk'umubyeyi wacu umutaka usobanuye ko nta mvura nta zuba bizamukubita tugihari kuko tumwiteguye kuba azaba ari ku ruhande rwacu murakoze waritwaye nk'uko bitwaye ibi bazabigukorera ukava muri aya ufite imodoka na fuel n'ibindi byose amavantaje arayazi kundusha ukaza kuzura n'abakristo babandi mwumvise ba compassion Haleluya nanjye mpagaze imbere yanyu nshimira Kanoni cyane byari byo byose nta nanzi ndi umushyitsi ndi umudivantiste nsengera mu bibari ariko Kanoni naramukunze cyane yewe n'ijwi rye ndarikunda nk'iyo numvise abwiriza nko kuri za YouTube mpagarika ibyo nkora byose nkamwumva kubera ukuntu mukunda njya kwandikisha ko shaka guha Kanoni impano uwo nagiye kwandikishaho Zedi yarambajije atese uzashima Kanoni mu buhe buryo
uramuzi gute mbese yaba hari ikintu yagukoreye ndavuga nta kintu yankoreye mbese yaba yaraguhaye akazi ntako yampaye mbese yaba yarakurihiriye umwana ishuri ndavuga nti ntaryo yamurihiye abura uburyo anyandika aravuga atese ubu aravuga ngo none se ngo uzavuga ndavuga nti wenda nubwo ntavuga nkamuha impano ntariko nshaka guha Kanoni impano noneho rero nyine nawe abura uburyo anyandikamo ariko aranyandika niba ari hano arabyumva cyangwa arabireba azi neza ko yabuze ahantu anshyira nanjye narabibonye ko abuze ahantu anshyira ariko Kanoni ikintu namukundiye ni ukuntu yagiye afasha abana ubuzima bwo kurera abana burarushye iyo ntekereje nk'ukuntu abana bavuna abo yagiye yishyurira n'abadamu babaga bonyine nanjye ubwo buzima nahuye nabwo noneho rero havuga ni rwose nkurikije ukuntu bivuna Kanoni akaba hari abo yagiriye neza icyo kintu ndakimukundiye noneho rero namenye ko Kanoni mbese azajya mu zabukuru mu kwezi kwa kabiri noneho ntangira kuvuga nti Kanoni nzamuha impano noneho ntangira gushakashaka udufaranga two kumushakira impano ariko aka kanya ikintu kimbabaje kikaba ariko rero kikaba kitanambabaje cyane bari bampaye umunsi wo kuwa kane ejo noneho rero kare barampamagara barambwira tuze none ndavuga se ko impano namuteguriye nzayibona ejo baravuga ati rero ni ibyo ngibyo nyine Zedi niwe wampamagaye arambwira ati ni ibyo ngibyo nyine ati birarangira uyu munsi ariko kugeza ubu ngubu impano namuteguriye nayibona iteraniro rirangiye ariko iramugeraho kuko bari kuyitegura Kanoni ndagushimye kubw'urukundo ugira urukundo kandi nanjye ndagukunda cyane naranakubonaga nkumva nagusuhuza rero impano mwihangane iraza ntabwo mugenda mutayijyana oya iraza mwumbuza abantu benshi kuko hari igihe twumva ko dukomeye iby'Imana tukabitesha agaciro uyu mugabo uretse ko ari bishop umushumba mukuru w'itorero Foursquare buriya ni n'umucamanza kandi ukomeye cyane ni General Secretary w'urugaga rw'abacamanza international ubwo uretse n'ibyo ni umubyeyi ni umupapa yazanye na madamu we yagombye kuba afite impamvu nyinshi cyane zo kutubwira ngo uyu munsi sindi buboneke munyihanganire cyangwa se akanatubwira ngo mu itorero ryanjye nanjye baranyeneye cyangwa muri urwo rugaga rw'abacamanza baranyeneye cyangwa uyu munsi hari ikintu gikomeye ariko buriya iyo bamaze kumira Kristo ukamumenya ukamukunda aho baguhamagaye ugenda wiruka murakoze cyane buriya rero bishop sindi buguhamagare wenyine kuko wagendanye n'umukenyezi wiwawe reka mbasabe mwembi mutambuke muze musuhuze iteraniro rya Kristo hanyuma ukomereza aho ngaho reka tumwakire n'amashyi menshi cyane hamwe n'umufasha we reka mbaze sabe madamu ari kuvuga mbere hanyuma ndaza kuvuga nyuma yiwe
tubanje kubasuhuza mwiriwe mwese. Amazina nyitwa Nyirashimwe Solange, uyu ni umutware wanjye. Tumaranye imyaka 22 mu rushako, dufitanye abana 7, abakobwa 4 n'abahungu 3. Turashima Imana ko twaje kuri uyu munsi mwiza mukuru w'inshuti yacu. Ni inshuti y'umuryango wacu, kaba n'inshuti y'itorero ryacu. By'umwihariko ngiye n'umutware wanje nabo bombi Kanoni na Madamu twafashe igihe kinini twicarana muri biro yabo. Ibyo biragaragaza ko turi inshuti birenze kuba abashumba. Rero kuba Imana yabonye ko tugomba kuba hano uyu mugoroba ni iby'agaciro kandi gakomeye cyane. Twari dufite amateraniro akunda kuza kuyabwirizamo, ariko nyamubwiye ngo uyu munsi turi buzane hano kugira ngo twifatanye muri ibi byishimo. Ni ibidasanzwe kubona umuntu w'imyaka 65 ameze nk'umuntu ufite imyaka 40. Ni ibidasanzwe pe. Ababyeyi bari hano mureke dukomere mama Penny n'amashi menshi cyane, kubera ko niwe wakoze umurimo ukomeye. Buriya iyo ufite urugo rubi ukagira umudamu mubi, gukora uyu murimo biragora. Ariko iyo ufite umudamu gushigikira mu muhamagaro, n'imyaka iba mike. Buriya stress nizo zituma abantu basaza, ariko iyo ufite umuntu ugusengera ugushigikira, imyaka iba mike n'uru rugendo ukarushobora. Rero mama, nukuri nguhaye agaciro cyane kandi ndashima Imana yabigushoboresheje, kubera ko ababinanirwa suko bataba bari mu muhamagaro, no kubera ko bafatanyije n'abadamu ntibamenya inshingano zo kuba umufasha. Imana ibaho umugisha, murakoze kandi turabakunda. Reka dukomere Imana amashyi. Ahari umugabo ukomeye haba hari umugore ukomeye cyane. Dukomere Imana amashyi. Munyemere dukomere Imana amashyi. Yes. Aba ni inshuti zacu basengera mu itorero rya ADPR, yitwa Boniface. Reka mbaye mikrofone, hari ubanza ni wasabye umwanya, hari n'abakurikira batanga impano. Murakoze cyane. Nitwa Sengera nka Boniface, sengera mu itorero rya ADPR Nyarugenge mu rurembo rw'umujyi wa Kigali. Ndi umugabo, ndi umuvugabutumwa bwiza. Ndi hano kubera Bene niwe unyoboye. Yesu ashimwe. Nanjye nitwa Mbarushimana Jean d'Arc, sengera muri ADPR. Uyu ni umutware wanjye, twaje turi kumwe na Beni. Haleluya, haleluya. Nishimiye kuba ndaha, ndabaramukije mwese abagize umugisha wo guteranira hano. Nje ndi imbere yanyu nitwa Beni Christella, ndi umunyarwandakazi, ni mu mujyi wa Kigali, sengera muri ADPR Nyarugenge mu ishuri ry'abana ryo ku Cyumweru. Ndi umudiyakoni mu ishuri ry'abana ryo ku Cyumweru, nkaba ndi umuvugabutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Nishimiye kubana namwe. Mama yabibwiye ni Mbarushimana Jean d'Arc na papa ni Sengera nka Boniface. Nishimiye kuba hano cyane kuko narebye kuri YouTube kuwa mbere, mbona ko Rombodo afite anniversaire. Ndavuga ntago nahabura. Ndashimira Bishop Masengo wabimfashijemo n'ababyeyi bose, ndabashimiye
kuba ndaha ni igitangaza pe nuko nabivuga. Nabonye ko role model avuka mu kwa gatanu, nanjye mvuka mu kwa gatanu mu kwezi kumwe. Nabyo ndabishimira Imana. Rero ndishimye kuba namubonye, byanshimishije cyane. Duheruka gukora ikiganiro mu mwaka ushize, ntabwo twari duherukanye. Mu kiganiro hari inama yanziriye, namenye ko agiye mu kiruhuko cy'izabukuru. Ndavuga ntabwo nahabura kugira ngo inama yangiriye ninjye, noneho ninjye ugiye gukomereza aho agejeje. Rero niba ari njye ugiye gukomereza aho agejeje, ngomba gushyiramo imbaraga, nkakoresha inama yangiriye. Hari ijambo namuteguriye, hano hari n'amagifuti. Ndasaba Bishop Masengo ansomere muri Yosuwa muri Yosuwa 23:1-3. 23 umurongo wa mbere kugera ku wa 3. Niho hashize iminsi myinshi Uwiteka amaze kuruhura Abisirayeli mu ntambara z'ababisha babo bose bari babakishije, kandi Yosuwa yarashaje ageze mu zabukuru. Ahamagaza Abisirayeli bose n'abatware babo n'abakuru babo n'abacamanza babo n'abatware b'ingabo, arababwira ati, ubu dore ndashaje ngeze mu zabukuru, namwe mwabonye ibyo Uwiteka yagiriye ayo mahanga yose ku bwanyu, kuko Uwiteka Imana yanyu ari we wabarwaniye. None dore ayo mahanga asigaye muri iki gihugu, hamwe n'amahanga yose narimbuye, n'ayabahesheje ubufindo ngo abe gakondo y'imiryango yanyu, uhereye kuri Yorodani ukageza ku nyanja nini y'uburengerazuba. Kandi Uwiteka Imana yanyu izabakinagiza imbere yanyu, izabirukana buheriheri, muhereko muhindure igihugu cyabo nk'uko Uwiteka Imana yanyu yababwiye. Mwakira ijambo ry'Imana. Amen. Iri jambo niwe nariteguriye. Tuvuze ko ari utubwiye ngo arashaje, rero tugomba gukomerezaho. Imana yakoreraga bariyo natwe tugomba gukorera. Nkimenya ko abaroromodo banje hafi ya bose bavuka mu kwa gatanu, na Apôtre Mignonne namenye ko yagize anniversaire uyu munsi, rero ndabyishimira cyane. Rero hano nasaba Dr. Antoine Rutayisire na mami bakaza bakakira impano hano n'abateguriye. Hano hari gift ebyiri, nabishaka arafungura. Ni gift ze namugeneye kuri uyu munsi.
umutaka usobanuye ibintu byinshi cyane noneho ururabo ruri hariya byose mfite ibisobanuro byinshi cyane sinzi ko nabivuga ariko ururabo rusobanuye ko impumuro ye n'ibyo yakoze byiza bizakomeza kudusakaramo twese uko turahangaha noneho izi karuvate ziriya mwabonye ni karuvate zisobanuye ko icyubahiro ukuntu tumwubaha bizakomeza kutubamo tugakomeza kumwubaha nk'umubyeyi wacu umutaka usobanuye ko nta mvura nta zuba bizamukubita tugihari kuko tumwiteguye kuba azaba ari ku ruhande rwacu murakoze murakoze cyane reka dukomere Imana amashyi umuntu udafite ishyara ambuke hano mvuga akantu gatoya dusoza mu gihe batambuka reka n'amasena avuga ijambo rimwe Haleluya. Ndashima Imana umubyeyi wanjye muri peri spirituel akaba n'umuyobozi wanjye wangiriye ubuntu bwo kuza muri uyu munsi kuko ubundi nge sinari unkuzi nari maze iminsi ntari na hano mu gihugu aho ambwiriye rero ngo naranezerewe nameze nka Dawidi niwe wavuze ngo naranezerewe igihe bambwiraga. Haleluya. Uyu mubyeyi Rutayisire niwe wanyubakiye igira ena kuko yaransezeranyije muri Fosquare niwe waje kudusezeranya twari tunanutse kiragi turagira ngo tumubwire ko twabyibushye aratubwira ngo yatubwiye turwape patience prier ensemble pardon hanyuma ariko aranatubwira ngo nahitamo kuba ku Kimicanga byari bigi turya ubusa turi mu rukundo aho kuba Nyarutarama turi mu ntambara. Ndamushima Imana yuko ibyo byombi twabibonye Kimicanga twayiciyemo na Nyarutarama tuyigeramo. Ushimwe rero nukuri mu rugendo mugiyemo nanjye ndashaka kuzashyiraho umusanzu wanjye whenever you need me nzahaba mubu uzahamagara I beg pardon uzampamagare nanjye murakoze. hari undi muntu uvuga muri twebwe okay impamvu nazanye aba bantu nuko Pastor Antoine Chambere nababwiye yuko benshi bazi ko abi wacu bishoboke yuko hari abantu badakurikira YouTube yanyu bakunda ko umuntu yaje kuri YouTube yacu buriya YouTube buriya buri bantu bagira itorero ryabo hari abantu bajya kurya YouTube yacu tubwira indi ngo bayikurikire so rero kuko bakunda ko wamubona bamwe bajya bavuga ni wa mpaseri mukorana so nibaza kenshi wacu nuko ko abantu bose bamukunda kandi bamuzi cyambere nuko twebwe tuzamushimira yaje wacu nibwo tuzavuga wenda n'impano twavuga mu magambo yumvikana nibwo buryo bwiza imbere y'itorero ryacu azaduha umwanya namara kuruhuka aze noneho tumushimire hari siko bimeze ariko hagati aho nazanye n'ibyiciro arabizi ko tugira amateraniro kuwa gatatu abantu benshi barimo hariya nagomba kuzana abaririmbyi ariko mbona hajemo uriya mwana hajemo abangaba
mbona tutabona umwanya wo kubaha umwanya ngo baririmbe. Hari ibindi turimo dutegura mu ijoro tuzakora hano kuwa gatanu, nimo ndibaza ko ari byo tuzakora mu gicaniro cy'ubujutse tunabanamo nawe. Nibwo tuzazana abaririmbyi ko tuzaba dufite ijoro ryose. Hanyuma mbo twazanye harimo abantu babiri bari muri board ya Foursquare. Dr. Damascene ari muri board ya Foursquare, tumaremo imyaka myinshi igera kuri 10 n'ingahe, na Muhirwa Augustin, bombi nabo muri board ya Foursquare, abo nabo muri board ku rwego rw'igihugu. Hanyuma uyu ni umupasiteri murabizi ni madame wanje, n'uyu ni umupasiteri yitwa Francis. Murumva yuko na pastoral hari abo twazanye. Ku rundi ruhande harimo abantu twita bo muri church council. Ndabizi ko muyigira hano namwe conseil paroissial. Aba bantu ko mubona hano ko ari aba bombi bari muri church council. Uyu ni umutware wa Zakiya nyine nabo muri church council. Hanyuma uriya wambaye buru n'umugore wa Muhirwa, n'uyu ni umugore wa Damascene, ndumva ariko mbisobanura. Hanyuma uriya mugore wa Damascene n'uyu nguyu nabo bahagarariye diakona, nabo naba diakoni, ndetse kidiakoni bagisangiye nanje muri church council n'ubundi. Murumva yuko bari muri church council, harimo abadiakoni. Uriya no mu interprete wanje niwe tuzadukora nawe muzamumubona. No kuvuga ngo nawe ahagarariye ya departement nakwita international. Aba nibo bantu natunguje iyi gahunda mu gitondo. Abantu benshi muri aba ngaba twabivuganye mu masaha 5 za nijoro saa 6, numva tutaza kuvuga kuri Pastor Antoine Ngozeje nyine na madame. Numva bizaba byiza tu hano mu rusengero rwiwe. Ndabizi ko badutumiye ku cyumweru, ariko cyumweru uzaba ari umunsi w'abanglikane n'ubuyobozi bw'itorero. Uyu rero twumvaga natwe abo umunsi wacu tukavugaho gatoya. Hari impano bateguye uko mbabwiye, hari impano tuzamuha yaje iwacu niza ifite igisobanuro kinini, ariko niyi ngiyi ifite igisobanuro gikomeye kuko hano ni yakorera. Ndabasaba batambuke tuze kuzibagezaho. Hari impano mbasaba ko bafungura, reka madama ze tuyibuhe, izindi zose zirimo ziranagaragara. Ndasaba ko asoma amagambo yanditseho. Handitseho ngo the city light of Foursquare Church, niko church yabo hitwa City Light, raising people who make a difference. Bese guhagurutsa abantu bazana itandukaniro cyangwa impinduka. Iyo ni logo yabo. Hanyuma message ndebe baravuga ngo dear Dr. Antoine Rutayisire, urumva nyine kunyita pastor, bumva ngo bagupfobeje byaranze pe. Bishop naramuhannye ariko byanze gufata. Nawe ngo Dr. ubundi umuntu yitirirwa akazi akora, ntabwo yitirirwa amashuri yize, ariko ndabyakiriye. Thanks for finishing strong in Jerusalem. Wakoze kurangiza ugifite imbaraga hirya hariya Yerusalemu. Samaria, Judea and the world are in your hand. Ubu noneho Samaria ni Yudaya n'isi yose biri mu biganza byawe. Uryoherwe n'ikiruhuko kizabukuru. Enjoy your retirement. Murakoze cyane. Ari amagambo tuyandika, ntabwo nari nzi za ndirimbo bari burize kuririmba hano, ariko murumva yuko bwa butumwa twahawe ari bwo bwavuzwe hano. Hanyuma izindi mpano reka baduhere. hari n'ururabo.
sinduvugira amagambo menshi muraruzi dukomere Imana amashi munyemerere muhaguruke tubasabira umugisha niteka dutewe mumfashe turambura ibiganza twese Mana nkuru Mana nziza uyu munsi turacelebra umuhamagaro wa Pastor Antoine na Penina wahamagaye ukabakoresha ukabukibakoresha ariko kubw'amategeko tukunda kandi twubaha abereho gutanga umurongo mwiza ikivi cyabo hano Remera bakaba bagisoje neza kandi bakaba bagisoje nta pfunwe ndetse bishimira intambwe wafashe gutera banishimira na Yoshua wabahaye gutegura no gusigiza inshingano wowe wakoranaga nabo no uzakorana na Yoshua kandi wowe wabakoresheje bakiri bato no uzakomeza kubakoresha no mu yindi myaka myinshi bafite imbere yabo yo kugukorera Mana nkuru Mana nziza ubahe iyerekwa rishasha ubahe imbaraga shasha ubahe amaboko mashasha ubahe kwaguka ubahe gukora ibyo batigeze bakora muri iyi myaka ku buryo imirimo yabo ya nyuma izaba myinshi kandi myiza kandi ifite ubuhamya kurusha n'iya mbere nkuko wabitubwiye tutabyibwiye tutabitekereje wakoreshe mu mahanga wakoreshe mu bakomeye aho batageze uhabageze aho batahuye wahuze n'abashumba b'abashumba n'abarimu b'abarimu n'abakozi b'abandi bakozi wibakoreshe ku rwego rwo hejuru rw'igiciro cyawe tugushimira itorero ritegura ibikorwa nk'ibi n'ibirori nk'ibi ureke n'abandi bigire kuri ibi n'abandi bashumba bajye bagera ahantu basiga inshingano bagikomeye bategure ba Yoshua babone umwanya wo kubakurikirana bakora babone abantu bakomeza ibyo batangije kandi bigakomeza neza Mwuka wera afashe abasimbura afashe n'abasimbuwe tugukomeye amashi menshi tugushima Imana ibahe umugisha murakoze reka umukozi w'Imana tumwongera ariko niba yatashye nabwo amasaha y'abana yo kuryama yageze ntabwo nabaveba hanyuma n'umubyeyi wari wavuze ko ari buzane impano ye nyine yari kiri mu nzira yo yaje igenda buhoro we arayitangaza yihuta bijya bibaho niba kiri hano yayizana hanyuma muyifate neza penture yayo iracyari fresh ngira ngo ahubwo madamu witonde itagira ariko rwose ndamushimiye cyane kubera yuko bigomba kuba byari byamuhangayitse cyane witondere penture yayo iracyari fresh niyo mpamvu inameze gutyo ariko wakoze cyane
kandi rwose iyi mpano ndayakiriye nzayishakira ahantu nyishyira mu cyumba njye nibuka yuko nayihawe n'umukristo utari n'uwo mu itorero nari nshumbye kandi nabyo ni umugisha w'Imana. Amen. Imana iguhe umugisha. Haleluya. Abantu bamwe bajya babwira abandi ko babakunda ari uko bapfuye, bakazana indabo uwo muntu atabyumva atanabizi, bakavuga ati uyu muntu twamukundaga pe kandi ntago ababyumva. Niyo mpamvu rero njyewe nabwiye Rutayisire ko mukunda akiriho. Mu cyimbo cyo kuzazana ururabo atarureba nduzanye uyu munsi. Ni ukuvuga ngo rero nararebye ndatekereza ndavuga ubu namuhiki. Ibitabo arabifite, indabo arazifite. Navuga nti njyewe ngiye gushaka amafaranga nzamukorera ifoto. Aya mafaranga nayashatse igihe kinini rwose. Mu by'ukuri kuba ntanze impano siko mfite amafaranga menshi pe, ariko nuko ivuye ku mutima wanjye. Ndabashimiye. Imana iguhe umugisha n'abandi mwese kandi ari korali zigoye zigakompoza indirimbo, ari abagiye ku isoko bakagura indabyo, n'umumama nk'uyu nguyu bagiye gushaka ahantu aho abapentere baba bari bakakora peinture. Icy'ingenzi ntabwo ari icy'abantu baguha, icy'ingenzi ni umutima ubatera kubikora. Haleluya. Kuko kenshi abantu bareba ngo impano ngo iremereye ngo ibyibushye ngo, ariko jewe icyo ndeba ni umutima, kandi n'Imana burya nayo ni kwireba ibintu. Mwakoze mwese rero, n'abari hano mwese, n'abarimo kudukurikira online nabyo nabibonye ni benshi. Iki cyumweru niba hari ibiterane byagize attendance nini cyane cyane kuri YouTube, ni ibiterane by'iki cyumweru. Kuko munsi wa mbere hari abantu barenga 1000. Twageze mu rugo nimugoroba ngiye kureba ndeba abantu basubiye inyuma bakabireba, bari bageze mu 10,000 deja ku munsi wa mbere. Bikubwira ngo hari abantu benshi rwose hirya no hino baba barimo kudukurikira, kandi mwese ndabashimiye. Amen. Aho nzaba ngiye nzabibabwira ku wa gatanu. Reka duhaguruke dusenge Imana. Ngo ngusengo rwose ngo ko yajyaga avuga ubutumwa biragenda bite. Yenshimira Imana. Hariya bavugaga fula twize n'uriya Bobby Clinton yanditse ibintu byinshi ku bantu barangiza neza. Yari umwarimu wacu. Hariho nabo ntero sinurwenya mantera. Ngira ngo abo twagiye tubana ahantu mu biriyo bajya bumva kenshi mvuga umwarimu waduhaye exercice yo kwandika discours wifuza ko bazavuga wapfuye. N'uyu Bobby Clinton yari umusaza, uyu nawe yari ritayirinze. Noneho rero aduha exercice aravuga ati buri muntu wese iyi exercice bayita tombstone. Abantu bose bize fula ngira ngo utarayikoze sinzi ubwo aho Bobby Clinton yari yagiye. Akakubwira ngo wandike discours enye wifuza ko bazavuga wapfuye. Imwe izavugwe na madamu wawe cyangwa n'umugabo ko twara abagabo n'abagore. Indi ibi y'umwana wawe uvugisha ukuri utazakubabarira. Babizi hari igihe umuntu akuvuga nyine akagerageza kukubabarira. Indi izabiye iri umuturanyi nawe umunyakuri. Indi izaba ari umukorege mwakoranye akazi. Wandike discours zabo uko wifuza ko bazakuvuga. Nurangiza wandike gahunda y'uburyo ugiye kubaho ku buryo koko nupfa izo discours nubwo batazisomye arizo bazavuga. Noneho nandika yumwe yundi ariho nari ndabona ariko izi discours z'aba bantu nta kintu bizahindura ku by'Imana izamvugaho. Nongeraho ni ya gatanu. Noneho amaze gukosora amakopi araza aravuga ati ariko ndashaka kubaza Rutayisire Antoine
ko nabahaye abantu bane wo kongeraho disikuru ya gatanu muri Amerika ho niyo birengeje gutyo bipfa kuba biryoshye amanota barayaguha nawe rero nkubwire professor buriya icyo umugore wanjye azamvugaho icyo umwana wanjye azamvugaho icyo umuturanyi wanjye azamvugaho n'icyo umukolega azamvugaho ntacyo bizahindura ku Imana izamvugaho ariko ninkora ku Imana izamvugaho bizatuma na ziriya zindi zose zijya ku murongo muzima. Amen. Kuko buriya ejo korali yarabiririmbye hari n'uwigeze kubivuga hano ni Jean Pierre buriya nshobora kwihisha madamu nkamwihisha pe nkamuca inyuma nkamuheza narangiza nataha namuciye inyuma nkagura indabyo nagera mu rugo nkabwira ni madamu niriwe ngutekereza numvaga ntari butahe kandi mvuye kumuca inyuma ariko Imana yo iri mu ijuru ifite mbega umwesikoro mana we kandi abo ngabo nibo buzuye isi abesikoro azaka kubwira ati pastor ndagukunda ariko sindimo kuvuga ibinyi birimo kuba ngubu Yesu ashimwe mwene data bya bintu bishop yavugaga kandi avuye kubwira bishop nguzi ibintu ntwana kuri Remera rero Imana ituyobora Imana idufasha ubona imbere kuri yo Bobby Clinton yari yavuzeho ni exercise mwarakoze mwese reka ne kurondogora ejo tuzakomeza nyine nkuko babivuze no kuwa gatanu rero nzababwira kuko icyo gihe niho nahereye mvuga Bobby Clinton icyo gihe imwe mu makuru twagombaga kwiga ugombaga no kwandika icyo uzakora wagiye muri retirement narabyanditse ariko ngiye kubisubiramo cyumweru gitaha nzafata amasengesho noneho mbyandike muri modern version kuko ibyo gihe nabyandikaga ari projection mvuga ngo nindi tayaringa ndatekereza kuzakora ibi nibi kugira ngo bampa amanota ariko ubu noneho nari tayarinze rero ngiye kuzicara n'Imana yibwire n'umuse noneho tugiye kandi uya nicyo nkundira Yesu kwicarana nawe nkabwe numva rero Yesu ubu noneho naje go to next tugiye kwandika indi chapter amashapitire yose iyivuga butumwa muri AEE twarayandikanye iyo mu gipastori turayandikanye tugiye kwandika indi na Yesu ubwo azabimbwira abo nzasura cyangwa se abazanyumva nigisha mu minsi iri imbere uzajya mwumva mbivuga ariko kuwa gatanu nzabona ushoreraho ibyo ndimo kusensinga ndimo kumva avuga nabwo nzafata amasengesho nk'amasaha 4 mbere yuko tuza hano mbanze mubwire nti downloadinga file za mbere hanyuma nze kubwira abantu aho ngana hanyuma ibintu ariko ndahaza reka dusenge Imana ibahe umugisha mwese waritwaye nk'uko bitwaye ibi bazabigukorera aba hafi n'abakure ikindi ndaza kukivuga nyuma dusoza reka dusome ijambo ry'Imana ndasoma Timoteyo wa 2 igice cya 4 umurongo wa 7 Timoteyo wa 2 igice cya 4 umurongo wa 7 narwanye intambara nziza narangije urugendo narinze ibyo kwizera turangirize muri Yoshua cya gitabo umukozi w'Imana uvuye kuvuga hano umudiyakoni mu ishuri ry'abana maze kuvugamo Yoshua igice cya 14 ndasoma umurongo wa 8 kugera ku wa 9 hanyuma simbuke some ku wa 14 Yoshua igice cya 14 umurongo wa 8 biravuze ngo ariko bene data twajyanye bahisha imitima y'abantu ubwoba yeweho no matanye n'Uwiteka Imana yanje rwose maze uwo munsi Mose ararahira ati nukuri igihugu wakandagiyemo
kizaba gakondo yawe n'iy'abana bawe iteka ryose kuko mbatanye n'Uwiteka Imana yanjye rwose. Umurongo wa 14 Bibiri iravuze ngo nico catumye i Heburoni haba gakondo ya Kalebu mwene Yefune w'umukenazi na bugingo n'ubu kuko yomatanye n'Uwiteka Imana y'Abisiraheli rwose. Mbere yuko mvuga gatoya ku mukozi w'Imana n'ijambo rijyanye na teme dufite, hari ijambo nshaka kubwira umusimbura, ni naryo numvaga rikomeye cyane. Ntekereza kuri Yoshua na Mose, natekereje ukuntu Mose yabanaga n'Abanyisiraheli. Mu Banyisiraheli Mose yari ibiryo, Mose yari amazi, Mose yari ikiraro, Mose ni wari uzi Imana, ni wavuganaga n'Imana akaza kuba amatangazo. Mose ni wari uzi n'aho abajyanye kuva bava mu Giputa bageze mu nzira. Nta wundi wavuganaga n'Imana ngo amenye ngo turagana he, dusigaje haresha gute, tugeze hehe. Ariko mu gitondo kimwe mu itangazo ryo kubika, Imana iraza ibwira Abanyisiraheli ngo umugaragu wanje Mose yarapfuye, ariko mukomeze. Umukozi w'Imana aracariho kandi aracakora, ndagenda mbivuga mu magambo nza kuvuga. Ariko paruwase ya Remera amagambo menshi arimo avugwa hano ateye n'ubwoba. Uranayumva ukavuga ndetse Kanoni aracariho, Kanoni tuzongera tumubone ko ari masezerwa nkaho ari magenda. Hanyuma ikibazo cya kabiri, umusimbuye inkweto za Mose azazambara bikunde. Imirimo Kanoni yatangiye gukora yaragejeje ahantu, umusimbuye azayikomeza. Ndagira ngo mbwire umusimbura igice cya mbere cy'igitabo cya Yoshua umurongo wa 6 haravuga ngo ukomere ushikame kuko uzatuma aba bantu bazungura igihugu narahiye ko nzabaha basekuruza babo. Icyakora ukomere ushikame cyane kugira ngo witondera amategeko yose umugaragu wanje Mose yagutegetse. Nukomeza aya magambo urasanga avuga ngo nkuko nabanaga na Mose niko nzabana nawe. Inkuru nziza nanayumvise uko Imana yabanye na Kanoni akora uyu murimo, niko izabana n'umusimbura akomereza aho yaragereje. Dukomere Imana yacu amashi. Mu magambo yamfashije hano hari ayo nari nateguye, ndaza kuyavuga uko nayateguye. Ariko hari irishimishije ry'umuntu wavuze ngo Kanoni ntiyamubwiraga ngo aziwe, ntiyapointaga abantu kuri we, ahubwo yababwiraga kuri Yesu. Yesu Kanoni yaberekaga aracariho, Yesu Kanoni yakoreye agikorera aracariho, kandi Yesu yakoreye agikorera niwe n'umusimbura agikorera. Bivuga ngo umurimo uzakomeza rwose nk'uko Imana yabigenye. Mumfashe dukomere Imana yacu amashi. Bya kabiri muri ayo magambo ndaribwira bade mbere yuko mvuga madamu yabivuzeho gato, yavuga ko iyo umugabo akora neza nk'uko abantu bose bahamya n'ijuru rihamya, haba hari umugore ukomeye. Ndaza kubivuga ahantu mu nyigisho nza gukora ngufi. Ariko njye menya Dr. Antoine biratangaje, birifa n'ukuntu 97 niga i Butare mu kwezi kwa kabiri kurangira, nari ndangije baccalaureat ngomba kujya muri lisansi ya mbere mu by'amategeko. Mbanza kwambuka i Bukavu, mpamara iminsi, ndagaruka mva i Bukavu niho ababyeyi banjye bari ariko ntiyari iminsi myiza, yari iminsi y'ubusinzi bwinshi n'ibintu bisa n'ubusazi. Ngeze mu Rwanda mvuye i Bukavu nari mpamaze ibyumweru 2, nahanyuze ntambuka ngi Rwamagana. Ngeri Rwamagana mperekeje umuntu, bwari ubwa mbere ndeze 12 nerekera Rwamagana. Mpageze abariho nkirizwa Rwamagana mu buryo butangaje, kubera umwanya simbivuga cyane.
abana batoya biga muri segonderi baraza bansangaho nari narwariye kwa muganga mu bitaro by'itango by'Irwamagana bavuye mu ishuri ryitwa ngo ni Groupe Scolaire Saint Aloys abari bo bambwiriza ndakizwa igitangaje barambwiriza ndakizwa kandi aho ibutare aba ba Antoine ba Gitwaza ba Masasu ba David Ndarutse n'abandi benshi bakozi b'Imana barahanyuze nta muntu numwe nigeze numva najya no kumva kandi baravuga ngo runaka yahageze nkabyumva singende arongeza aho ngaho numva nyine ngomba gukizwa ndakizwa subiye ibutare mu cyumweru cyakurikiyeho umuntu twiganaga witwa Edouard Nkundiye ashobora kuba anamuzi niwe twiganaga niwe muntu waje arambwira nti wakijijwe uri umunyabwenge icyo gihe nari chef de promotion mu ishuri tugitangira umwaka wa gatatu nari chef wungirije ariko urumva nyine ni ba chef abari babiri noneho arambwira nti uri umunyabwenge uri umuhanga uradisenga mu ishuri ndabona profile yawe ari nziza kimwe mu bintu bizakugora ni ugukomezanya Bibiliya nini kandi bumva uri umuntu w'umuhanga n'abantu benshi nkamwe iyo bakijijwe bagira complexe ko basanze abantu basa nkaho ibindi zabananiye ariyo mpamvu bagiye mu gakiza ariko ndashaka kuguha ingero z'abantu uzakurikirana ubuzima bwabo b'abanyabwenge kandi bakorera Imana batamwajije namba muri ayo mazina avugamo Antoine Rutayisire ambwira ko ayobora aye sinari nyizi sinanabitinzeho cyane ariko izina rarivuga arenzaho anyereka n'agatabo yanditse ngira ngo kitwa ngo senga sinibuka neza amaze kukanyereka shaka kugasoma ariko sinagira courage ukarangiza tugitandukana uwo mwanya undi mudamu twiganaga ubu n'umudamu yari umukobwa utwa Bibiane arambwira ni hari abandi bantu ushaka kukubwira nk'ababiri jewe nzi Edouard akubwiye Rutayisire ariko ndashaka kuguha urugero rw'abantu bakijijwe kandi bakubera intangarugero ambwiramo Professor Kigabo icyo gihe nari nsanzwe muzi tuvuka hamwe cyangwa twabaye hamwe aho twabaye muri Kongo numva ndamuzi mubaza ukuntu amumbwiye ambwira ko babanye Butare mbere ya 94 asa nkaho amumbwiye namwe nuriya niwo kwivuko ntubitsindeho ndumva nta kibazo nanamubona byoroshe arangije ambwira undi mugabo witwa Alfred Hitabyimana ayoboraga SOS nari mufiteho memoire nziza cyane kuko hari abana mu miryango yacu barererwaga iwabo muri SOS bamaze kuvuga ayo magambo ayo mazina atatu ndayakomeza ariko sinashatse Rutayisire numvaga nta nico namushakira nta nico nari kumubwira umwaka urashira biratinda vuba cyane ngira ngo ba Damascene turi kumwe hano dukorana muri board ya Foursquare kahaguruke na madame nibo bantu bongeye kumbwira Antoine bambwira ukuntu babana binyuze muri oncle wabo ndumva ntavuga amagambo menshi bisa nkaho bambwira ariko uwo muntu namutumiye no mu rusengero yatubera umugisha niko ko kuva umunsi mutumira Antoine ni umushumba w'iwacu ni umushumba wa hano ni umushumba w'abashumba reka dukomere Imana yacu amashi so umubano wacu rero ni mugari ariko igitangaje niki muri ngira ngo 2006 cyangwa na 7 nigisha muri kaminuza cyo gihe nari natangiye doctora mu Bubiligi ariko nigisha nyine muri kaminuza muri SFB nari umwari muri permanent nza guhura na madamu wiwe arambwira ni madamu wa Rutayisire nicyo gihe naje narimo ninjira mu muhamagaro ntanabyumva by the way igitangaje akaba ari umudamu w'umunyabwenge wayoboraga ishuri ryabo nuko ngo yari chef de promotion w'umwaka wa 4 wa human resource management tukavugana kenshi nkamubaza amakuru ya Antoine kuko nari maze kumenya ko ari umugore wiwe bakamubwira uyu muntu nawe arimo aragana mu gipastori ni nguko nyuma nza kumenya ukuntu nawe akomeye mu yandi magambo yose uvuga kuri Antoine we narajya muri retirement ariko ni umukozi w'Imana ukomeye cyane reka dukomere Imana amashi ku bwabo so nashatse kuvuga amagambo
atari menshi kandi niba hari ikintu kitoroshe no kuvuga nyuma y'abandi benshi kandi muvuga ibintu bisa naho ari bimwe ariko umwuka yampaye kubivuga mu buryo buvunaguye mu ijambo nise marks of those who finish strong canga ibintu biranga abantu basoza inshingano neza ndavuga gusa bitanu ibintu biranga abantu basoza inshingano zabo neza bibwire mugenzi wawe ibintu bitanu biranga abantu basoza inshingano zabo neza mumfashe dukomere Imana yacu amashi ubundi niba hari ikintu gishishikaje abashakashatsi muri field y'umuhamagaro ni uburyo abantu basoza inshingano kambi bisobanure mbabwira ubushakashatsi bwabaye umwarimu witwa Robert Clinton aracariho wigisha mu ishuri ryitwa Fuller Theological Seminary ndimo ndabona bareba na madame ashobora kuba baziranye cyangwa muzi n'umwarimu we ngaho rero so uwo Robert Clinton yamaze imyaka 15 akora ubushakashatsi ku ba leaders ba gikristo uburyo bakora n'uburyo basoza ngo akora urutonde rw'abantu 1000 amaze gufata urutonde rw'abantu 1000 asanga bamwe muri bo bibiri bavuga gusa mu izina ntivuga ndi madetaye ku buryo womenya ngo batangiye gute bakoze gute basoje gute ariko muri abo 1000 afatamo abantu 49 ngo asanga abo 49 bafite amakuru ahagije ku buryo wamenya uko bahamagawe uko bakoze n'uburyo basoje aza kugera kuri izi results cyangwa kuri aya makuru asanga muri abo bantu bose 30% ari bo gusa basoza neza bivuga ngo 70% baratangira neza cyangwa nabi ariko bagasoza nabi usomye raporo y'abantu babivamo abashumba barimo babivamo mu nzego zitandukanye baba ari abapotere ababishopu abahanuzi abaevangeliste muri Amerika statistics ziteye ubwoba bakubwira yuko abashumba bagera 150 muri Amerika buri cyumweru basezera kandi bagasezera bananijwe cyangwa binanije cyangwa bananiwe Yesu ahimbazwe nubwo mu basoza nabi harimo ababa batangiye nabi ngasobanure kuko gutangira umurimo buriya ushobora gutangira wihamagaye ushobora gutangira uhamagawe na bene wanyu cyangwa n'abantu ushobora no gutangira uhamagawe n'Imana birumvikana yuko iyo utangiye nabi probability yo gusoza nabi bari nishi kubera yuko nubundi uzaharanira icyaguhamagaye cyangwa uzashimisha baguhamagaye ariko no mu b'Imana yahamagaye batangiye neza bahamagawe n'Imana bumvise n'ijwi ry'Imana harimo abasoza nabi icyambere nabanje gutekereza niki ngisigaha ucandike Imana kuri abo ngabo yahamagaye igihitamo uburyo batangira nabo bagahitamo uburyo basoza Imana kubo yahamagaye kandi rimwe na rimwe bahamagara bitoroshe barwana bazanga
bagaragaza intege nke, bagaragaza impamvu. Mwibuke imihamagaro ya ba Mose, mwibuke imihamagaro ya ba Yeremiya, mwibuke imihamagaro sinohamya ngo ndabavuga bose, ariko bakeya nzi. Nta muntu Imana yagiye ihamagara avuga ngo arabishoboye benshi. Mwibuke Mose impamvu nk'eshanu yagiye atanga, mwibuke Dawidi, mwibuke aba Yesaya avuga ni umunyaminwa yanduye, utuye mu bantu b'iminyaminwa yanduye, ni gute mbonye Imana, ni gute wo mpamagara. Bishaka kuvuga ngo benshi bahamagara bitoroshe, batabyumva, batabishoboye, batanabishaka, ku buryo bagira bakabana ariko wahamagaye runaka, kuko Mose yagira akabana ariko warebye muri aba turi kumwe. Nubwo ari Imana iba yabahamagaye, uburyo basoza babigiramo uruhare. Ibintu bitanu. Icambere, abantu basoza neza bose, ni musoma mu gitabo cy'Abaheburayo, benshi muri bo cyangwa bose bahuriye ku kintu cyambere gikurikira: bareba iherezo mu itangiriro. Alo, ni abantu bareba uburyo bazasoza bagitangira. Ntibatinda cyane ku buryo batangiye n'uburyo bakora, ahubwo amaso yabo areba uburyo bazasoza, bareba umunsi nk'uyu. Paulo wandikiye Timoteyo ari amagambo twasomye, yarebaga iherezo mu itangiriro. Nimuza kumva amagambo yavuze ngo narwanye intambara nziza, narangije urugendo, ni byiza. Ndashaka gukuramo amagambo abiri. Ijambo rya mbere, race. I've finished the race. Kuracing, ndabisobanura. Cya kabiri, mbikiwe ikamba. Nimo navuga ngo bareba iherezo mu itangiriro. Ubu buzima bw'umuhamagaro ni race, ni irushanwa. Ni nka biriya tuvuyemo bya bal, ni nka coupe du monde ivuye muri Qatar. Ni nk'umukino wo gusiganwa mujya mubona wa marato n'uw'amagare. Turaresinga. Muzareba abantu bose baresinga cyangwa barushanwa, ikintu gikomeye kuri bo si uburyo batangira, ikintu gikomeye kuri bo si uburyo bakomeza gukora, ikintu gikomeye ku bakinyi bakinaga Qatar si uburyo bacenga. Abakoci ntibareba ukuntu umuntu atindana umupira acenga abandi, ntibareba ball possession, ahubwo bareba igikombe. Dukomere Imana yacu amashi. Bareba iherezo, bareba umudari, bareba umunsi wa nyuma ifirimbi yavuze, uburyo bazaba bahagaze bambikwa n'umwami. Azo ni intwari zo kwizera. Rero mu buzima busanzwe baravuga ngo tuzasoza gute, bazavuga gute tukiriho umunsi nk'uyu, cyangwa tutakiriho umunsi tuzaba tuvuye muri iyi si y'abazima, cyangwa data twakoreye nikazavuga mu iherezo. Ibyo nibyo bituma bitwararika. Iyo narebaga pasiteri akora Antoine, n'uburyo akora, n'uburyo asirimonta ibibazo bitandukanye duhura nabyo nk'abashumba, nabonaga areba iherezo uyu munsi na nyuma y'uyu munsi. Dukomere Imana yacu amashi. Batumbira igikombe, batumbira ingororano. Iyo umuntu atumbira ingororano, ntiyita ku bintu bimuhinyuza ibyo ari byo byose. Niyo mpamvu mujya mubona umukinyi avunikiye mu kibuga, bamugeza hariya bagorora kumva ikinya kimufashe agasubiramo. Yaba atarakira neza bakamushyiramo akagarukamo. Nuko icyo agomba gusingira ataragisingira. Hari icyo agomba kugeraho, arabona igikombe, arabona ikamba, arabona ingororano. Paul avuga ni rero abo babikora
baharanira ingororano zangirika, ariko twebwe tubikora tureba ingororano zitangirika. Bareba iherezo mu itangiriro. Cya kabiri, ni abantu bomatana n'Imana, basabana n'Imana mu gihe bayikorera. Ndifashisha ubuzima bwa Kalebu sobanura iyi ngingo. Ubuzima bwa Kalebu natangajwe, ubundi burimo sezo eshatu, bukanabamo abahamya. Kalebu sezo ye ya mbere ni umunsi biri muvuga agenda mu batasi 12, kandi abo batasi 12 muza kubireba neza bari abantu n'ubundi batware b'imiryango. Ntabwo yari umuntu usanzwe, yari umurida deja mu muryango wabo. Muri ya miryango 12 Mose yakisemo buri muntu, yarabwiye muhitemo buri muntu uhagarira umuryango wanyu mutware azi, kimwe n'abandi batasi 11 abazamo. Icyo nicyo gice cya mbere, ni uburyo Imana imuhisemo ngo aze gutata igihugu. Sezo ya kabiri ni imyaka 40 yo mu butayu, ndayivugaho ahantu. Sezo ya gatatu ni igihe bagomba kwinjira mu gihugu cy'isezerano i Kanani. Ikintu cyanangaje ni iki ngiki, ni abantu bomatana n'Imana ibahamagara, bakomatana n'Imana bakora mu byo yabahamagariye, bakomatana n'Imana basoza. Ubuzima bwa Kalebu buratangaje. Isirayeli imaze imyaka 400 mu gihugu cya Egiputa, murabizi. Imana ihagurutsa Mose ngo ibakure mu gihugu cya Egiputa imukoresheje. Imana itanga n'igihugu mu buryo butangaje, nimuza kubireba. Nta military strategy yakoreshejwe, nta mbaraga zindi, yari impano gusa ivuga ni nabahaye igihugu. By the way, sinkibahaye none, nari naragihaye Abraham, mugende none mu giposede Kanani. Abo batasi kwa 12 baragenda baja gutata. 10 baza bavuga amakuru y'incamugongo, sinyasubiraho murayazi. 2 muri bo arimo Kalebu na Yoshua bavuga amakuru meza yo kwizera, amakuru avuga ngo nubwo twabonye Giyani, nubwo twabonye ibihana, nubwo twabonye abanyembaraga, nubwo twabonye imbogamizi, ariko Imana nibitwishimira izaduha kwinjira mu gihugu. Komatana. Igitangaje cyashimishije niki, ni ubuhamya bw'uburyo butatu. Ubuhamya bwa mbere bwa Kalebu ni ubuhamya Imana yonyine yamuhamijeho. Aha ndashaka kugira ngo dutekereze kandi tubyibazeho. Uzi ko hari igihe duhamya abantu ijuru ritabahamije, cyangwa ntiduhamya abantu ijuru ryabahamije. Ndahamya neza yuko uwo duhamya n'ijuru rimuhamya. Ariko inkuru nziza, urugendo ntirurarangira. Ndaza kubivugaho ngira ngo babiririmbye neza, wagira ngo twateguriye hamwe. Inkuru nshaka kuvuga ni ijambo ry'ubuhanuzi. Antoine ashoje inshingano ze i Remera, kandi Remera mu mwuka ni Yerusalemu. Ibi duhaye dukora byose ni ukurangiza neza i Yerusalemu, ariko atangiye inshingano Samariya, i Yudeya no ku mpera z'isi. Hano yahandi inzova neza, ariko igitangaje Samariya gano gutangira za Kimirongo, si twe twegeranye na dukomera Imana yacu amashi. Samariya hari yahanye imbibi na Yerusalemu, uhere Kimirongo niwo murengezi twegeranye. Hanyuma komeze hirya ya Kigali, twambuka imbibi, ubwo ngo twaba tugiye Yudaya, hanyuma tugende no ku mpera z'isi. Aho biratangiye, ko hano bishojwe, ahandi biratangiye.
bariya baririmbye icyo mvuze ko arizo bavuze kasubire mu magambo bavuze mwumve ko atari je wavangiwe kuko n'ubuhanuzi bukomeye bavuze ngo ntabwo usoje ntabwo uruhutse ngo umurimo urahari kandi ni mugari ngo no mu busaza bwawe munyemere dukomere Imana amashi kongere dukomere Imana amashi abantu bi Samariya dukomere Imana amashi kumbera zisi badukurikirana dukomere Imana amashi nibyo ubwo n'ubuhanuzi butavangiwe kabisa muzabubona so ubuzima bwa Kalebu Imana irabuhamya Bibiliya yavuze ngo Imana ubwayo kubara 14:24 ngo nkeretse umugaragu wanje Kalebu yari afite undi mutima agakurikiza uko muyobora muri byose ubu ni ubuhamya bw'Imana guhamwa n'abantu ni byiza guhamwa n'Imana ni byiza cyane Shakabiri ni ubuhamya bwe bwite buriya ari gihe duhamya umuntu umutima umubwira ngo handemeranya nabo ahangaha ndakosora ahangaha hano umukoro bampaye ndahamya neza ko hano twemeranyije n'umutima wiwe hari ibindi yavuze ngo ndakosora arahandi yavuze ngo uyu ni umukoro uremereye njanye muri retirement nimuza kubireba ku giti cye yarabivuze 14:8 w'igitabo cya Yoshua njyeweho nomatanye mu yandi magambo arihamiriza abantu bajya bahamya umuntu ariko nawe ajya yihamiriza ubuhamya bw'uburyo bwa gatatu ni ubuhamya bw'abantu noneho muze kubwumva hari ubwa Mose 14:9 Mose ararahira ati ni ukuri igihugu wakandagiyemo kuko womatanye ndetse n'ubuhamya bwa Yosuwa muza gusanga ku murongo wa 14 Yosuwa niwe